my guys, mvuga ngo uyu munsi nonje ngiye kubereka uburyo tugiye kongeramo like kuri Facebook. Icyo ugomba gukora ni ukora subscribe, like, comment, then wanabishobora ugakora share. Okay, uyu munsi tugiye kubitangira. Bwa mbere uraza ushyireho ifoto yawe, then genda hitamo ifoto nshaka, ndaza fate ifoto nshaka, then nimara kwishyiraho tujyane step by step. Urabona ifoto imaze kugeraho. Hano icyo ngiye gukora, ngiye kuyongerera like. Uraza ukande kuri kariya kantu ko hejuru ugakandeho. Namaze kugakandaho. Hano barambwiye ngo profile change. Maje kuhagera. Icyo ngiye gukora, nagiye kuza hano noneho njye muri Play Store. Ngiye kujya muri Play Store, then noneho icyo ngiye gukora, ngiye searchingamo app yitwa DJ Like. Searchingamo app yitwa DJ Like, ni gutya imeze. Then ngira ngo ndayifite, nawe urainstalla muri application zawe. Wongere ugaruke, uze ujye muri Chrome, wandikemo. Reka turebe baduhe aho kwandika. Icyo nakwibutsa ni ukora subscribe, tukatubana umunsi ku wundi, kuko hari n'umuntu wanjye wambwiye ngo nzamukorere video. Ndaza kubabwira. Twagiyemo hano muri hano hurandikamo yo like. Ngiye nayo uraza ukande hano hambere. Ukimara kuhakanda barakuzanira bimeze gutya, download app, nayo uze uyikandeho download, then uze ujya hano hejuru handitse download app, then urangiza ukandeho. Urabona ko ahangaha urahita wandika ngo download, urakandaho, then loading. Noneho kujya kwinstalla uracana, uragenda uze hano muri file yawe, uze hano handitse download, ukandeho, then ugende uyinstall. Urabona maje kugiramo application ebyiri nakubwiye, ariko utaramenya ngo ngiye kuzikoresha iki. Ushobora kuzikoresha utazi ngo ngiye kubikora gute noneho. Noneho kora subscribe kuri Menya Studio, then tugiye gukomeza turebe ni gute noneho ngiye gukoraho kugira ngo ngire like nyinshi. Urabona ndabanza kubashimira 2000. Ntago ari abantu bakeya tu, ku bantu bakoze subscribe, ntago ari abantu bakeya, kandi ndabashimiye mbikuye ku mutima kabisa. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Uvuga ngo noneho umuntu utazi gukora fake account yasubira muri video akajya kwireba. Ndaza kwishyira no muri description. Hano niyo agiye gukenera mu kanya. Uraza login, then ngenda check account zanjye ziraroginze zose zirimo. Hano abantu bibuke ko ushyiramo fake account. Ndaza kwishyira muri description. Uraza kuyikenera, agenda ayikandeho arebe uburyo ikorwa. Then urabona nge na loginze. Wewe loginze hano handitse exchange action. Nana imaze kugeramo. Imaze kugeramo biba bisa gutya. Hano muri DJ Like, icyo ngiye gukora, ngiye kuri Facebook bisanzwe. Ngiye kuri profile yanjye, then noneho icyo ngiye gukora, ngiye gukora iki, copy. Ngiye gukora copy kuri no profile yanjye. Copy ndakeka yamaje kuba.
nongere ngaruke muri DJ Laika. Ndakeka umuntu warebye video kugeza hano, ndakeka iraza kumufasha kandi iramufasha ibintu by'ingenzi. Icyo ugomba gukora ni gukora subscribe, tugatubana umunsi ku munsi. Hano uraza ujye uhitamo ibyo barakubaje hejuru, urahitamo ibyo bakubaje hejuru, urahitamo ibyo bakubaje hejuru, then nurangiza ukore submit. Submit urabusabye like. Uvuga ngo ibyo nababwiraga, hari umuntu wambwiye ngo nzamukorere video ya verify account. Niyo video nzongera gushyiraho namweretse. Okay, urabona ko like ubwo ndongera ubwo iryandongera nyimere nko ivaho, nongere nsubire kuri yitwa yo like nanone tugiye gukoresha. Okay, nayo uraza uyilogingemo, then uko nakoze fake account nabyo birahari. Urabona ko yabaye successful. Okay, iki kintu uri kureba hano ni profile, kandi wibuke ko fake account igomba kuba iri public, iriho n'ifoto, byose biriho. Okay, hano naho ndaza mitemo like, then naho mitemo naho bambwira ibyo mitamo, then nkore verify, then naho ndahita nkora submit. Ndapestingamo ya link ya navuye gukopia, then nagize nkore submit. Mukora submit barahita iraba yiloadinga gutya, then bahite bambwira ngo nayo igiye kurangira mu kanya gato. Nayo ndakeka irarangiye. Icyo ngiye gukora none ngiye kugenda nge kuri Facebook ndebe ibyo nakoze koko byabaye. Ibyo nakoze mu minota mikeya, kumbwira ngo amasegonda 2 like. Okay, abona ni mu minota 4. Minota 4 ngize like 28 na comment imwe. Kandi refreshing ndebe ko hari izindi. Uyu kuri refreshing kumwanya ushira no kwagenda haza izindi. Okay, urabona ino video rero yagufasha. Urabona aba bantu bose nagara abantu bamuri inshuti, abari abandi bantu bashyashya. Icyo rero ugiye gukora mukora subscribe, video ngiye kujya nkora tukayadora tubana turi kumwe. Ciao ciao.